miriwe ntari birye ahubwo ikigabo babana kivugana nabi pe amanywa nijoro kandi tuzi ko abagabo byibura aribo baha agaciro abakozi bo mu rugo. Kagoma yahise agira Trish kandi sinamuzi. Bana Nyagasani, iyi modoka ni iya Devu kari kunyitegereza cyane ntiwasanga yamenye yababa we oya Suzana komeza ugende n'ugira ubwoba ntari bukumenye. Ariko Kigali bitse byinshi kweri. Urabona iri amatako ya kiriya cyane. Suzana. Ubundi nzajya nkora akazi uhemberwa ubundi wowe ukora iki? Aho kugira ngo ndengere inyungu z'uwakwica aho byavuma njye nkapfa nkagenda n'urumbere. Ngira ngo wanyumvise neza ntabwo wemerewe kongera kuva ahangaha. Uzajya wita kuri Fabiola buri munsi kandi iyo ujya kugenda uzajya ubasaba uruhushya menye aho ugiye. Uranyumva neza? Shut up. Kiza amagara yawe usubize ibyo ngiye kukubaza. Okay. Ibyo nsaba byose. Manura amaboko yawe gahoro gahoro uyarambike kuri hano kandi umwenyure ku buryo nta muntu uri bumenye ikintu kiri kubera hano. Kumvikana? Yego. Kandi wirinde kugira ko umbeshya. Uri umutima w'umugabo. Uriya mugore mwari muri kumwe ninde? Okay. Ntabwo muzi. Icyo nzi cyo nuko ukurikirana umugabo we ufite ikibazo cyo mu mutwe. Nicyo nta kintu cyane nawe ntacyo nzi n'ibindi. Bivuze ko mwahase umuntu imiti atarwaye. Mwari mugamije iki? Okay. Reka mbikubwire. Shiva na Dev ni babiri. Kandi batumwe na Fabiola kugira ngo babashe kwegukana amafaranga Manzi yari yabahawe. Manzi yagize ikibazo ari mu kazi. Umukoresha we avuga ko agomba kumusezera kuko we ataragishoboye akazi. Bamuha n'imperekeza. Manzi ahitamo kubareka aratsinda. Bamuha amafaranga y'umurengera ahwanye na kontra yiwe amezi yarasigaranye y'imyaka 5. Banarenzaho n'indi shyaka babo. Byose hamwe bamuha $250,000. Urumva? Noneho bari gushaka umukoresha barashaka kujurira kugira ngo amafaranga yasubirane. Niyo mpamvu banyitabaje kugira ngo mbafashe. Hanyuma bampa yanjye Shiva na Dev nabo babona ya nibyo. Urakoze kubw'amakuru mabi. Hindukiza ubusura bwawe hano. Amakuru nguhaye nyafitiye gihamya. Don't move, okay? Kora subscribe tubana umunsi ku munsi ndakwinginze. Ibihe byiza wowe dukurikiye amahoro n'imigisha y'Imana bibane nawe.
twongeye twagarutse kuri filime yacu Tears of Love. none hahigeze ndakubwiye ngo ibintu bimaze gusobanuka, filime rwose yageze aho isobanutse, imeze neza. Hanyuma noneho ubu ngubu tugeze mu buryohe gusa. Icyo ngusaba ni ugukora subscribe niba ukunda inkuru z'urukundo, filime nziza, ubundi ntihakagire ikintu na kimwe kigucika. tubana umunsi ku munsi, wowe kora subscribe. Inshuti ya Hirwa bidasubirwa yamaze kugera mu rugo kwa Dave na Fabiola. ari umukozi wo mu rugo, yagezeho yitwa Suzana. Suzana ubu ni umukozi wo mu rugo kwa Fabiola, yagiye kunekera Hirwa. Nkuko tubizi ko Fabiola ari we nyina wa Hirwa urererwa mu babikira. Ikibabaje ni uko yasanze ababyeyi be baramaze gutandukana. Fabiola asigaye abana na Dave, uwo Suzana ashinja kuvuga nabi mu rugo, akarakara. Dave na Fabiola mu ntambara zabo z'urudaca nabo zikomeje kugaragara muri filime Tears of Love. Ariko abagore barasetsa kweri. Fabiola amaze kugambanira umugabo we Manzi, yasanze Dave, none mu kumufata nabi, mu kumubwira nabi, mu kumukubita akumbuye Manzi. Ariko rero byo Dave afite amahane n'umutima mubi. Uru rugo Suzana ntibizamworohera rwose, ntibizamworohera kubamo, kuko uko bigaragara ni mu muriro pe. Ariko nyine nk'izindi baneko zose azihanganira ibigeragezo n'ibyo azahura nabyo byose kugira ngo agere ku cyo yaje ashaka. Ni ngombwa ko yihangana, akihanganira ibitutsi, akihanganira gukubitwa, akihanganira icyo ari cyo cyose kugira ngo akunde agere ku ntego ye. Dore ko ari kuri misiyo ebyiri kandi zikomeye cyane. Afite kunekera Hirwa Mutoni, ndetse niba mubibona neza harinjiramo n'indi misiyo ya kabiri yo kuburizamo umugambi mubi wa Dave na Fabiola wo kugirira nabi Manzi, kuko Suzana imigambi yabo yose ntagomba kuba ifite 5/5, kandi ntazatuma ibibi biba kuri Manzi papa wa Hirwa, akaba ari nawe wamutumye kuri misiyo. Urumva umuntu ntabwo yagutuma kuneka ati genda undebera amakuru y'ababyeyi banjye ngo nugera usange hari ugiye kugirirwa nabi, nurangiza utume biba. Ni ngombwa ko azaburizamo umugambi mubi wo kugirira nabi se wa Hirwa, ari we wamutumye. Iyo niyo mpamvu ntekereza ko mubona mu ibanga rikomeye cyane Suzana ashyira ubutumwa Manzi. Iriya ni inzira yo kumuha ubutumwa bumukiza mu makuru aba yumvise muri ruriya rugo akoramo rwo bamugambanira, rw'abagambanyi Dave na Fabiola, rurimo kwakamo umuriro koko. Gusa ariko birazaba ibyuya. Dave ntazamenye ko Suzana umukozi wo mu rugo rwe ari we wiyoberanya akavamo inkumi nziza y'igitangaza y'amatako meza yabonye akarangara, kuko umugambi wa Hirwa na Suzana wabuburiyemo pe, wabuburiyemo rwose. birazaba ibyuya. Ikindi rero buriya nk'uko babivuze pe, nta mahoro y'umunyabyaha rwose. Nawe ndebera Fabiola yishyizeho icyaha cyo kugambanira umugabo we Manzi, yirukanwe mu kazi kagiyemo Dave, atanye n'umugabo we hejuru y'ubugambanyi. Ariko reba yituwe gufungiranwa, gukubitwa, ndetse n'ubugome. Mana yanjye, ubugome atari yiteze, kuko ntabwo ari yiteze ko buriya bugome bwose bwakorerwa Manzi mbere y'uko amugambanira. Ashobora kuba aramugambaniye azi ko ari ibintu byoroshye, ariko nk'uko mubibona Dave na Shiva ibyo bari kumukorera banyuze kuri dogiteri uri kumuhereza imiti imugira ikigoryi, aho bavuga ko ubwenge bwe atagifite ubushobozi bwo kubukontorora. Buriya ni ubugome bukabije. Ntekereza ko uko bigaragara ko Fabiola agifitiye umutima Manzi, aho aba asaba ko yasubira kumureba,
biragaragara ko akimukunda. So bivuze ngo ntabwo yari azi ko bazamukora ubugome bungana kuriya, we yari azi ko bazamukuraho amafaranga gusa, ariko ntabwo yari azi ko bazamugenza kuriya. Ntekereza ko rero ibyo byose biri mu bizakiza Manzi, kuko Suzana mu mugambi wo kubona ababyeyi be namara kwihuza na Fabiola, njye mbona bazaburiza muri ya mugambi. Reka dutegereze turebe aho bigana. Nubwo bigaragara ko Suzana bishobora kuba bigiye kumugora kubera ko nyine akazi gakomeje kwiyongera, gusa icyiza ni uko amakuru ari kugenda yabona, kandi ari kuyabona byoroshye, kuko amakuru yose ari muri ruriya rugo arimo, kandi yose ari kuyakurikirana 5 kuri 5. Kuko niba amaze kumenya impamvu Manzi yagizwe ikigoryi, ubwenge bwe akaba atakibuyobora, akamenya impamvu Dave na Shiva na Fabiola bamugambaniye, by'umwihariko ko nk'uko twabibonye igihe yageraga kuri dogiteri akamuha amakuru yose yuzuye, iriya ni inzira yo kumukiza ishobora kuboneka ivuye hariya. Cyane ko nyine Fabiola banyuzeho bagambana, aricuza nk'uko tubibona. Suzana arabizi, aranabibona. Rero biragaragara ko Suzana na Hirwa, umukobwa wa Fabiola na Manzi, ntibazabura gukora igishoboka icyo ari cyo cyose ngo bakoresha ayo makuru babonye yose ngo bakize ababyeyi be, ababyeyi ba Hirwa, kugira ngo bongere babasubiranye babane nk'umuryango. Bityo icyo twakwitega ni ugutsindwa ku mugambi mubi wa Dave na Shiva, ndetse no gutabarwa kwa Manzi na Fabiola, no gusubirana k'umuryango wabo. Reka rero tubitega amaso, tubihe igihe muri Tears of Love episode ya 3. Ntimuzacikwe, kandira subscribe tuzabanemo kuri episode zikurikira. Ntugacikwe na rimwe Tears of Love. Ibihe byiza kuri mwese, amahoro y'Imana abane namwe, turabakunda.